ntago nari nzi uburyo izandindamo ngiye kubona hari mu kurutoki mbona inkiturutse ruguru yirukanka abandi bantu bavuza induru nyine bayirukankana babandi bari baraho ngaho babonye inka yirukanka ihanyuze nabo bayirukankaho bayirukanse umutima urambwira ngo genda nza kujya mu rusengero rw'abarokore ngezeyo mbona abantu barimo bararirimba ariko batanze urumva ukuntu nambaye igipira kigera ku mavi kitagiramo ikabutura imbere nawe urabyumva ubwo buzima. Bakunzi baduhumurizanye TV turabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'amahoro idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, Imana ibagire neza. Turabashuje mwese abantu mwese mutuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku migabane itandukanye mu bihugu byanyu aho muri mu ngeri zose, abakobwa, ababyeyi, abasore, abagabo, turabashuje mu izina rya Yesu. Hanyuma ninge ngarutse mu kiganiro duhumurizanye TV. Nitwa Reverend Pasteur nzaba mwita Salatiel. Imana y'amahoro ibaho umugisha ndabasuhuze inshuti bavandimwe mu izina rya Yesu. Reka mbere yuko dutangira kuganira kugira ngo duhane ubuhamya, reka tubanze dusenge Imana. Turagushimiye Imana yacu, turagushimiye kuri Imana yumva, kandi turagushimiye kuri Imana ikiranuka. Uri Imana ishobora byose. Dushingiye aho watuvanye dufite ibyiringiro by'ejo hazaza, kandi uri Imana ishobora byose. Uri Imana yacu twiringiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye abantu bose abateze amatwi iki kiganiro duhumurizanye TV, bose ubagirire neza, kandi kuboko kwawe kwiza kongere kubagarukeho. Urakoze kuko ushobora byose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabashuje mwese abakuru n'abatoya, abanyumva n'abanteze amatwi. Imana y'amahoro nibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ni umuco mwiza wo kuganira, wo kwibwirana. Nitwa nzaba mwita Salatiel, ndi umupasitoro, mvuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza, murenge n'uwa Kabarondo. Abantu bose bashobora kuba banzi ababa batuye muri ako gace. Aho hantu niho navukiye, ni naho narerewe, niho nabatirijwe muri paruwasi bita Kabarondo. Niho nabaye. Hanyuma nkabanje kugira ngo duhane ubuhamya bw'iby'Imana yagiye idukorera naho Yesu yadukuye. Imana ibaho umugisha, kandi byose bigira umumaro wo kutwigisha, kandi byose bifatanyiriza hamwe kuturemera ibyiza. Imana ishimwe. Imana yadukuye kure, murabizi. Ndasuhuza abantu bose banteze amatwi, ndasuhuza abantu b'i Kabarondo mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Kayonza. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Abantu twakoranye umurimo w'Imana muri korali Alpha, abantu twakoranye umurimo w'Imana muri korali Omega, muri korali Umurwa Wera, bakristo muri rusange bo ku mudugudu wa Rutagara. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ngira ngo turaziranye cyane. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Hanyuma ndi hano kugira ngo tuganire, tuvugane aho Yesu yadukuye. Ariko reka tusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cya Samweli. Ijambo ry'Imana dusanga igitabo cya mbere cya Samweli ibice 20. Niho turi buhere tuganira imirimo itangaje Imana iba yaragiye ikora. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 20, umurongo waho wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nuko Dawidi arahunga ava Inayote y'Irama, araza abaza Yonatani ati, ariko nzira iki? Nakiraniwe iki? Icyaha nakoreye so gituma angenza ngo anyice niki? Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu mugabo witwa Dawidi, ngira ngo tumuzi, umuhungu wo kwa Yesaya w'i Betelehemu. So ni inkuru za Bibiliya abantu bose bazi, basomye ba Bibiliya.
umuhungu wa Yesaya mwe wari umushumba aba mu ishyamba abana n'intare n'idubu ariko kandi aba mu ntama. Niwe wanditse iri jambo aravuga ngo ariko nzira iki? Na ikintu zira n'umugambi w'Imana. Nshuti yanjye uwo nteze amatwi n'umugambi w'Imana. Iyo umugambi w'Imana uri ku muntu, Imana imunyuza mu nzira ziziguye, inzira y'ibizigu, inzira igoye, inzira y'amarira n'agahinda, inzira y'umubabaro, ariko kandi ibigucura igushakamo amavuta y'ubuhamya bw'ejo hazaza. Rero Imana ibaho umugisha. Uyu Dawidi avugira ijambo ngo ariko nzira iki, ni igihe Sawuli yamuhigaga amugenza ngo amwice. Nta kindi yamwiciraga nuko Sawuli yari umwami, amenya amakuru ko kandi Dawidi yimikiwe kuzaba umwami. Aravuga ngo uyu muntu ngomba kumwica kugira ngo atazankura ku ngoma. Imana ishimwe. Ariko nta muntu waburizamo umugambi w'Imana. Buriya ibyo abantu bavuze ntibizasohora, ariko nshuti mukunzi, icyo Imana yavuze cyose kizasohora. Imana ishimwe. Hanyuma ari mu ishyamba atuma kuri Yonatani aramubwira ngo ariko ubundi nzira iki? Ni iki cyaha nakoreye so gituma mpiga ngo anyice? Ubundi nzira iki? Nagize ni ko navutse nk'abandi bakobwa, nkavuka nk'abandi bahungu, nanjye rwose ko nize nk'abandi, ubundi nzira iki? Imana ishimwe. Iyo uriho umugambi w'Imana uko byagenda kose, haleluya, Imana isohoza icyo yakuvuzeho. Imana ibaho umugisha. Aha rero niho ngira ngo duhere ubuhamya mbaganiriza. Nanjye iri jambo najyaga ndivuga ngo ariko nzira iki. Ndi umwana wavutse aho nahoze mbabwira mu ntara y'Iburasirazuba, nzwi ku izina nzaba mwita niryo abantu bose bazi, ariko mvuka ku mugabo w'umugore witwa umugabo n'umugore we, mama yitwa Mukamusoni Vestina, nyuma data umbyara yitwa Mbuguriza Yohana. Umugabo uzwiho amateka, abantu batuye za Kinzovu aho ngaho muri ako karere ka Kayonza mu murenge wa Kabarondo. Abambere ya jenoside bashobora kuba bamuzi. Ni umuntu wari uzwiho cyane cyane kunywa inzoga. Yanywaga inzoga nawe ubwe akiyibagirwa, kandi yagiraga abagore benshi. Aho niho navuye, niho navukiye. Hanyuma sinzi uburyo yabonanye na mama. Mu kwisanga nisanga naravukiye muri urwo rugo, ariko mama ntiyabaho ngaho, arahava nawe yisubirira iwabo. Ubwo narerewe kwa sogokuru. Narerewe kwa sogokuru ahantu bita muri Cyabajwa. Bakunzi baduhumurizanye TV baba bavuka aho ngaho baba bahazi. Imana ibagirire neza. Yabayeho mu buzima bubi cyane, kuko urumva nari imfubyi. Ubwo mama nawe yageze aho ngaho arahana, arigendera ajya gushaka, nsigara kwa sogokuru. Hari abana benshi barenga 9. Mu bana 9 rero mbere y'intambara byari bigoye. Ababyeyi b'icyo gihe ntago bitaga ku bana cyane, ntago babitagaho. Nabayeho mu buzima bubabaje cyane. Ubwo naho navukiye, naho nakuriye, mpamenyera ubwenge. Nge sinigeze niga nk'abandi, ariko Imana ishimwe. Imana ishimwe izi uko tuzamera. Ntago nigeze niga. Igihe cyo kwiga kigeze bagiye kuntangiza, ndangiye nizeye igihembwe cya mbere, badutuma amafaranga. Muri icyo gihe batangaga amafaranga 100 niyo yari minivare, ariko wumve ko ntize kubera yo kubura ayo mafaranga, cyangwa se 5. Abari icyo gihe barabizi. Ariko nabayeho mu buzima bugoye. Hanyuma sogokuru aza gupfa, apfa ubwo na mama yari yaragiye kwishaka. Hanyuma ubwo babona kwita ba marume, baranyirukana. Baravuga bati utazanakurira hano ukazatwaka iminani, nuko genda. Baranyirukana, ndashwiragira, ntaziyonja. Urumva nari umwana ntaziyonja. Ariko Imana ishimwe. Imana ishimwe, ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Imana yo yari bizi yuko nanjye nzicara
kuri radiyo, kuri televiziyo, nanjye nkatangaza imirimo y'Imana ikomeye, nkavuga gukomera kwayo, Imana ishimwe. Hanyuma ubwo nahereye ubwo ngenda rero nabaye ahantu henshi hatandukanye, hari icyo bitaga imingoti, wenda urubyiruko rw'ikigero ushobora kutabimenya cyane cyane nk'abantu bari mu mujyi wa Kigali, ariko abantu wenda bari mu cyaro wenda bashobora kubimenya bakamenya umungoti. Naraye mu mungoti, ubwo urumva nta mama nari bubwire, nta muntu nari bubwire ngo bimeze gutya. Naraye mu mungoti, ubwo hita utekereza umuntu yaraye mu mungoti yari nagendanaga igipira, ntacyo bari barankuburiye, urabyumva kuko sinari mfite mama ngo, kandi nari mufite yari yaragiye kwishakira. Ariko Imana ishimwe ntago namushyiraho urubanza, nayo ni iminsi mibi. Dawidi aravuze ngo nibutse iminsi ya kera, Imana nyiramburira amaboko. Iyo nayo ni iminsi mibi nawe yari yaramugezeho. Muri icyo gihe mbere y'intambara cyangwa se mbere jenoside, ibintu byari biriho, ibitoki byahiraga mu ntoki z'abantu, hanyuma imisigati yabaga ihari, umuntu ukarya icyo bita ibihira. Sinzi niba ibihira muri buze kubimenya, twebwe njyewe nariye ibihira, nkabyiririrwa, nkabirarira, nkarara mu mungoti. Imana rero yaje kunyungura ubwenge, urumva sinize aho ngaho, sinigeze niga. Imana yaje kunyungura ubwenge, ntangira kujya ngenda nkajya mu bantu, nkacunga abana, tukirirwa dukina n'abandi bana. Hanyuma abana baza gutaha mugoroba ukubye, mutima ukambwira iti wowe urarara hehe? Urongera urare mu masaka, urongera urare mu mungoti, urarara hehe? Nkakurikira umwana, nagerayo bakavuga bati nkigirayo uwo mwana niwo kwaruka, nagende nkigirayo, nkagenda nyine. Ubwo nyine nkongera nkagana iyo mungoti. Ariko turashimira Imana izi kurinda. Bikoko ntibyaturiye kubera umugambi w'Imana, Imana yatubonagaho. Inzoka ntizaturiye, kandi kera mbere y'intambara ibikoko byabagaho. Hari ibikoko bitaga imbwebwe, ubwo n'imbwa z'ishyamba, ariko ntizaturiye. Muri ubwo buzima bubabaje, Imana yagiye ihaturindira. Ubuzima bw'ubupfubyi, ubuzima bwo kutitabwaho, ubuzima bwo kutambara, ubuzima bwo kutarya. Imana yagiye ibana natwe tutanayizi, tutari twayisobanukirwa, tutari twamenya amakuru. Ariko Imana ishimwe, Imana yaraturengeye. Paulo yigeze yandika aravuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari mupfuye muzize ibyaha, Imana yaratuzuye iduha ubuzima. Turashimira Imana. Nabayeho rero muri ubwo buzima, hanyuma igihe kigeze ngenda nkwira mu bantu, nta hantu ntabaye, ntango ntabayemo, nta muntu wari ushoboye kunkubita arankubise, ariko ntago namurenganya. Ni icyo gihe nyine nagaburiwe n'abantu benshi, aho ngeze bihiye, nkacunga nyine bakampa ibiryo. Nagiye njya ahantu nagiye mba mu ngo zitandukanye. Imana ishimwe cyane. Byari byose ngira ngo abantu bazareba, bazakurikira kino kinyamakuru, Imana ishimwe, nabo mbasabiye umugisha. Abantu bangaburiye muri icyo gihe mbasabiye umugisha. Nabaye aho bita kwa bamusema kweri, nabayeho bita kwa bakarimu, nabayeho bita kwa nyirabuhoro, nabaye ahantu henshi. Ariko Imana ishimwe, nanjye narakuze mu mugabo, nari umwana. Hanyuma gihe kigeze, ubwa muri ubwo buzima Imana ingira inama, nubwo ntari inyiza, ariko yo yarankundaga. Burya niyo yagendaga indinda aho hantu hose. Nza kujya mu rusengero rw'abarokore, ngezeyo mbona abantu barimo bararirimba, ariko batanze. Urumva ukuntu nambaye igipira kigera ku mavi, kitagiramo ikabutura imbere, nawe urabyumva ubwo buzima. Hanyuma mbona abana barimo bararirimba hafi aho ngaho, ndabegera ariko mbatinya, bo bari bavuye mu ngo z'iwabo, abaje bariye. Urumva twaryaga za voka, ngewe naryaga voka aho ngaho. Ariko hari n'akandi kana twagendanaga, Imana yo yaragacyuye nyine, yewe inkomereza muri ubu buzima. Ningera mu ijuru nimba yarakiriye se umwami n'umukiza, nzamusangayo. Imana ishimwe. Nkomeza muri ubwo buzima. Hanyuma negera abaririmbyi, barebye mbona mbahunga, mbatinya nyine. Urumva sinagombaga kubegera, nuko nasaga n'icyo gipira no kutoga no kurara mu mungoti, urabyumva nawe.
hanyuma umuntu w'Imana Imana imuha umugisha witwa Muteteri, yari umukobwa icyo gihe, Imana ishimwe, ngira ngo agire iyerekwa, arambwira ati he kanuru wa hehe, nagombaga kumwisobanuraho, kumubwira aho nturutse n'iwacu zari bigoye, nari mfite agahindura byumva, kandi umuntu w'imfubyi kiranga imfubyi iyo ivugishije ihitirira. Ndagira ngo nkwihanganishe nshuti muvandimwe, ushobora kuba uri guca muri iyi nzira igoranye, Imana iriho kandi izagutura uwo mutwaro, mfite ibyiringiro bitankoze isoni. Nawe kandi ndagukomeje, nukomeze wihangane, Imana izakugirira neza. Hanyuma aranyegera arambaza, ndamusobanurira muri ubwo buzima, arambwira ati se ntiwakemera nkakwijyanira iwacu? Yego rwose wanjyana. Aranjyana, urumva yari umukobwa w'iwabo, aranjyana ngezeyo, nuko barankunda ndahaba mpaba igihe kingana n'icyumweru, ariko haza kuza umuntu wari uturutse i Kigali, aravuga ati aka kantu gasa gutya nakahehe, haranyirukana, ndagenda nyine. Nongera kandi kuzongera kugaruka hahandi, kuko buriya aho umwana aririye yongera agasubirayo, kubera kurumva nari nahaboneye ubuzima, ndongera nsubira muri ya korali. Icyo gihe korali bayitaga korali Omega. Ndashimira Imana izi gutabara kandi ikanyuza inzira ibona uzakiriramo, Imana ishimwe. Hanyuma nsubiyeyo masanga umuntu witwa Nikodemu, numva bahamagaye umuntu, numva bahamagaye izina ngo Nikodemu, barihamagaye, numva umutima wanjye, nubwo ataranzi nanjye ntari muzi, ariko numva umutima wanjye unyemeje yuko namushaka tukaba inshuti. Imana ishimwe, musabiye umugisha. Ndabizi neza aba muri uyu mujyi wa Kigali, kandi nzi neza ko akurikira iki kinyamakuru n'ibi biganiro. Imana imuha umugisha, byumve ko musabiye umugisha. Hanyuma arambwira ati waze tukijyanira iwacu. Turajyana, tugeze iwabo nsanga nyina n'umurokore, Imana imuha umugisha, nawe aranyakira, arambwira ati subuheruka koga ryari? Ibyo ngibyo byari nko guca umugani, nuko abampa amazi ndoga barangaburira. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, mbasabiye umugisha. Kandi rwose pe Imana yumve ko mbasabiye umugisha, kandi mbasabiye n'umugisha wa gishumba mu izina rya Yesu. Aho sinari mfite amakuru, icyanjye cyari ukubona ko ndiye, ibyejo ntubimbaze, sinari uko bizagenda. Barangaburira, bigeze ninjoro barandyamisha ndaryama. Murabyumva nawe ubuzima bwa kera, twaryamiraga umusambi tukiyorosa uwundi musambi, ariko Imana ishimwe, Imana izi kunyuranya amaboko. Uyu munsi tukaba abantu bose, Imana ikaba yarabakuye muri ubuzima bwo kuryamira imisambi no kurara ku rutara, abantu bakaba bazi kuryama kuri za matora bakiyorosa n'amakuvurure. Imana ishimwe. Ahuri niba Imana nawe wibutsa aho yagukuye, ukibuka ko wajya kuryamira umusambi ukiyorosa uwundi, ubu ngubu nawe ushatse wazamurira Imana amaboko ukavuga ngo Mana, nanjye nibutse yuko naraye ku rutara, nibutse yuko najyaga ndyamira umusambi, nibutse ko najyaga njya bigoye mvuye guhingira ibiryo, none uyu munsi ukaba uri kwigabura nta muntu wahingiye, ushaka wahereza Imana amaboko. Ariko wahereza Imana amaboko, wibuke imfubyi n'abapfakazi, kuko n'ubu baracyahari, abo ubona barara mu muhanda, nawe wongere ubibuke. Turi kuganira kuri ubu buhamya, ndagira ngo usure umutima wawe, wowe nawe usure umutima wawe. Nta hantu ubona Imana yagukuye. Ngiye nubwo ndi kuvuga ibi ngibi byambayeho, ariko wowe ntushobora kuba ufite ibindi byakubayeho. Ndagira ngo usubize inyuma, wibuke, usure amateka yawe mu gihe cya kera, usure amateka yawe, hanyuma urebe naho ugeze ubu ngubu, hanyuma uha Imana icyubahiro. Nusanga utari guha Imana icyubahiro, ushake ukuntu waha Imana icyubahiro, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ni nkawe nashaka mu maso h'Imana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Nabaye muri ubwo buzima, hanyuma uwo muhungu cyangwa se yari umwana nawe icyo gihe witwa Nikodemu, yitwa Bimenyimana Nikodemu, nzi ko atuye muri aka karere ka Gasabo. Imana imuha umugisha, twakomeje kubana, baramfasha, bankura muri cya gipira. Umubyeyi we ubu kuri ubu ngubu ni nawe nita umubyeyi wanjye, aho ari Imana imugirire neza. Ankura muri cya gipira, angurira agakabutura, angurira n'agashati. Hanyuma rero ubwo naje kujya muri ya korali nyine,
aho rero niho nakuye ubuzima nanjye ndarya nubwo bitari ubuzima bwiza ariko nubwo buzima nabayemo. Ndashimira Imana yuko Imana yagiye itubeshaho tutarabo kubaho, Imana ikadukunda tutarabo gukundwa. Imana ishimwe. Aho nigeze kujya urumva maze kuba neza, maze koga naje kujya kumenya ko data ariho, ko data sinari narigeze mubona. Naje kujya kumusura, ngezeyo urumva ntiyaranyitayeho, namusanze no mu kabari ntiyanyitaho nyine. Ariko Imana ishimwe nuko yapfuye yarariho, bamubwiye ko nabaye umugabo. Hanyuma mubwiye ndabamubwira uko namenye neza ko ari data. Urumva abandi bana bajyaga babimbwira, ngiye mubwiye arabwa ati tugenda ntago bana se urabona mu byo nkeneye abana mbona nta muwa mfitiye. Urumva ko ari kumwe na muka data, ndongera nsubirayo kandi ndagenda. Ariko muri icyo gihe nigeze gukomereka muri ubwo buzima nyine, ndakomereka. Nari nuriye igiti cy'avoka ngiye kuzihanura, hanyuma cyo bita uruhabuzo, wenda banyumva kuri iki gihe ni icyuma bahanuzaga avoka cyangwa bakagishariza insina, kirahanduka kinyikubita mu gatuza, uruhabuzo rurinjira rugera ku bihaha, ndahanuka ndikubita hasi ndahwera. Imana ishimwe ko ntapfuye kubera ko nari ndiho umugambi w'Imana. Hanyuma bagira neza barahansanga, barantwara banjyana kwa muganga. Ariko ngezeyo icyo gihe kwivuza byari igiceri cy'icumi, kajyana n'agakayi bakakwandika. Ntacyo nari mfite rero, na data ntiyaranyitayeho, ntacyo yampaye. Ngezeyo baravuga bati uyu mwana n'uwa hehe, bati ntawe umuzi, yavuye hehe, bati nta bantu bamuzanye bamushyira hano. Hanyuma barambwira bati ufite amafaranga tugupfuke. Ndavuga ntayo mfite. None se biragenda bite? Ntabwo mbizi, ariko nari ndi kuva amaraso cyane. Hari umubyeyi utuye ahantu bita za Rugwagwa, naho ngaho nyine muri uwo murenge wa Kabarondo. Araza ndebye, we yarasengaga angirira impuhwe, amafaranga 20, igiceri cya 20 cya mbere y'intambara. Hanyuma barampfuka, numva ko batanteye ikinya, bandoda numva nta mpuhwe nyine, nta kundi nari bubigenze nyine. Ndataka ariko nyine ntawe natakiraga nyine. Ariko Imana ishimwe, aho yarahandengeje urwo rupfu sinarupfuye. Ndashimira Imana yandokoye. Paulo yaravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye, na n'ubu iracyaturokora. Imana ishimwe, haleluya. Nawe yakurokoye urupfu rukomeye, subiza amaso inyuma, impfu yagiye igusimbutsa kandi na n'ubu ifite umugambi wo kongera kukurokora. Imana ishimwe. Nabayeho muri ubwo buzima, mbaho muri ubwo buzima, ndakura. Hanyuma igihe kiragera, iratera ntambara, atenda umukristo nsenga. Imana irambwira ngo nzakurinda ibyago bigiye kuba muri iki gihugu. Nari umwana mutoya, mfite imyaka 11 cyangwa se 10, ariko kubera ubuzima nabayemo, urabyumva nari nzi ubwenge, ubuzima bw'ubupfubyi. Nawe mfubyi iri guca mu buzima bugoye, nagira ngo nguhumurize, nkubwire ngo nta hantu habi habaho Imana itagukura, ariko nta n'ahantu heza hariho Imana itakugeza. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Hanyuma turi gusenga, Imana irambwira ngo mwana wanjye nzakurinda, kandi ntago ari ubu bwonyine nzakurinda. Nakomeje no kukurinda, nakurinze ibyashakaga kukwica, nakurinze mu mungoti. Imana irabinyibutsa. N'ubu rero nzakomeza kukurinda, kandi ngiye nzakurinda kugeragezwa kugiye kuza muri iki gihugu. Ntago nari nzi amakuru, sinari nzi uko bizagenda. Imana ishimwe. Turashimira Imana yagiye ibana natwe muri ubwo buzima. Hanyuma urumva intambara iteye, natandukanye n'abandi banderaga, turatandukana. Ngenda ngenyine, ntazi iyo nerekera, ntazi iyo mva, ntazi iyo njya, ariko icyo nzi cyo numva ndi guhunga. Ariko Imana ikaba yarambwiye ngo nzakurinda. Turashimira Imana ivuga. Imana ishimwe. Shuti mwene data mukunzi w'iki kiganiro, ndagushishikariza gusenga Imana ivuga, Imana itanga amakuru.
makuru y'icyerekezo. Buri hari igihe umuntu aba mu buzima budafite icyerekezo, ariko turashimira Imana. Haleluya, turashimira Imana izi gutanga amakuru. Ndumva Imana ibaho umugisha. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Ndumva nkwifurije kugira ngo uyoborwe n'umwuka wera, kugira ngo Imana iguhe icyerekezo. N'ubu buzima urimo n'ubuzima budafite icyerekezo, n'ubuzima budafite ishusho, ariko Imana nyir'ijuru n'isi, haleluya, ije kubiha ishusho. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro haravuga ngo isi yari iriho ubusabusa, itwikiriwe n'umwijima, isi idafite ishusho. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hanyuma kandi Imana ibihereza ishusho. Haleluya, bigira ishusho. Ubu buzima urimo uri kunyuramo uyu munsi, Imana irashaka kubaha ishusho, ariko nawe bigiremo uruhare. Imana iguha umugisha. Nabayeho muri ubwo buzima rero turahunga, ntafite iyonja, ntafite n'iyomva. Murabyumva nawe, umwana naragendaga nyine sinari nzi ngo ni ibiki, ariko dusenga Imana yari yaraduhaye amakuru. Imana yari yaduhaye amakuru, nubwo nari umwana ntari nzi ibyari byo, ariko nari narabyumvishije. Buriya ikintu umwana noneho ushyizeho w'imfubyi yabonye cyangwa yumvishe ntago yapfa kukibagirwa. Imana yari yaraduhaye amakuru, iratubwira ngo iki gihugu ni kera, murabyumva, ntambuye abari bagifite, ngihaye abantu basenze Barihanze. Sinari nzi hanze nihe, sinari nzi imbere ni hehe, gusa nuko nabyumvishije. Imana rero iduha amakuru, iravuga ngo iki gihugu abantu bitwa inkotanyi, inyenzi, inyangarwanda ndakibahaye. Ariko nubwo bizari bimeze gutyo, ntabwo nari nzi ngo ni bande. Turashimira Imana, turashimira Imana izi gutanga amakuru. Ndahunga rero ndagenda, ngo nerekezaga, twagendaga umuhanda, tugenda umuhanda wose. Muri uwo muhanda, muri ubwo butayu, muri iyo nzira iziguye, nabonyemo ibintu bikomeye higeze mbona. Narindi twahungiye ahantu, urumva ahantu abantu bari hanyuma intera hamwe ziraza zica abantu benshi. Nimvuga benshi wumve benshi, kandi ndimo abantu bakajya bagwirirana, abantu bakagwirirana, hanyuma abantu baraza batugwa hejuru. Twari abana benshi, sinari nzi ngo ni mu gitondo, sinari nzi ngo ni nimugoroba, ariko bigeza aho numvishije abantu, urumva harimo ababoroga, bataka munkureho, arambabaje, mbaye gutya. Bitinze cyari baye nka 12:00, numva mu mutima wanjye navuga ko se nanjye ntapfuye, nuko abantu bapfa, nuko bigenda. Hanyuma numva ndanyaganyeze. N'ahantu bita muri Kigarama, abantu bahaza ubwo babimenya. Hanyuma numva umutima unyemeje kuva aho hantu, kandi ntari bushobore kuhava. Yari inzu cyahoze ari segiteri. Hanyuma ndasohoka, noneho kugira ngo mpave ndinyeganyeze. Urumva abantu bandi hejuru, ninyeganyeje hejuru yanjye hari haguye byari byose. Ubura ni nk'umugore, urumva abantu biyo bapfuye ntumenya ngo ni umuntu ninde. Ndaheguka, negutse numva birakunze, ariko urumva amaraso yari yanyuzuyeho. Imana ishimwe ko naho ngaho yahankuye, kandi byarashobokaga. Barasagama amasasu, twumvaga ibintu bimeze nk'amasaka bigwamo, kandi bisakuza. Ubwo zari imbunda. Hanyuma Imana iraturokora, mvamo aho ngaho ndagenda. Ngenda ijoro ryose ndara ngenda. Bukeye menya ko bukeye nyine, urumva iyo bukeye umuntu arabimenya. Umutima urambwira ngo ikomeza kugenda mu muhanda, ahubwo kata hepfo ugenda munsi y'umuhanda. Ngenda nari nambaye yari yanyumiyeho kubera amaraso. Buriya ari ukuntu umwenda ugukanyaga n'umubiri ugakanyarara ahantu hose, kugira ngo urebe, ukaba ari ukugira gutya kugira ngo urebe. Manuka munsi y'umuhanda, mpamanutse masanga utwana tubiri. Imana ishimwe ko Imana yatugiriye neza.
kana ntacyo kambajije nanjye ntacyo nakabajije ntitwari tuziranye turamanuka turakomeza turagenda tutavugana turi batatu mu muhanda turakomeza turagenda munsi wose hita wumva inzara nyine wumve n'inyota ubwo kurya ntuze kubimbaza no kunywa ntuze kubimbaza n'ubuzima ntuze kubumbaza ariko turashimira Imana yaturokoye tukaba turiho turi abagabo turi guhamya ibya Kristo. Imana ishimwe. Twaje gukomeza turagenda tuza kugera ahantu na ahantu bita za Rusumo, ntago wabivuga ngo birangize, no kugenda umuntu avunagura kugira ngo twese dukomeze dufashanye. Bundi buhamya bushingiye kuki? Buravuga ngo ariko nzira iki? Ni iki cyaha nakoze gituma nca muri ubu buzima? Niho twahereye. Hanyuma ndakomeza tuhageze muri abo bana harimo agakobwa, harimo natwe twari abahungu babiri. Agakobwa ngira ngo karadushuka karatubwira ngo noneho twere gukomeza guca ahubwo duce mu muhanda, tujya mu muhanda. Ubwo twinjiye mu muhanda duhita duhinguka kuri bariyeri. Twahingukiye Imana izaha agakiza abantu bakoze ibyaha, bazihane bamenye ukuri, bakizwe, bazajya mu ijuru. Bundi nicyo ubutumwa bwiza bubereho, no kugira ngo umuntu wese akizwe. Hanyuma tuhageze tuhasanga abagabo babiri, bavuga ngo muhagarare mwabwanamwe. Turahagarara. Urebye akana k'agakobwa katurushaga gukuramo. Hanyuma uwo mugabo yari yambaye ibirere mu mutwe n'ibyatsi, havuga ngo muvuye hehe? Kuko ari nge nari nzi aho mvuye, ndavuga ngo tuvuye kuri segiteri. Umwana w'umukobwa aravuga ngo tuvuye inyuma ahangaha. None se iwanyu bari hehe? Umwana w'umukobwa ahita asubiza ngo iwacu barapfuye. Ubwo bahita kore ko urumva aho nari naraye na ya myenda yari iriho amaraso. Ubwo uwo muntu wari wadutangiriye babitaga intera hamwe. Imana ibagirire neza, izabaha agakiza. Abatarapfuye bazakizwe bazajye mu ijuru. Ntabwo banzi nanjye simbazi, ariko bazakizwe bajya mu ijuru. Turi kuvuga ibi ngibi, wowe waba warakoze ibyaha urasabwa kwihana. Nta kindi gisubizo no kwihana, ukakira Yesu nk'umwami w'umukiza. Hanyuma nta kindi bakoze. Ubwo muri aba babiri hahise haza undi wa gatatu. Uwo wa gatatu akize nta kindi yakoze, yari afite umuhoro, ahita afata kakana k'agakobwa ahita agatema kikubita hasi. Mbireba n'amaso yanjye. Imana ishimwe. Nawe wabonye ibi ngibi, umwanya turimo n'umwanya witwa duhumurizanye. Ndagira ngo nguhumurize wowe waba warahuye n'akaga k'ingaruka ya jenoside. Ndagira ngo nkwihanganishe nukomere, kandi wibuke ko Imana yakurokoye urupfu rukomeye, n'ubu kandi iracyakurokora. Yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Urasabwa gukomeza gusenga kandi ukagira imbabazi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Nimubabarira abantu namwe muzababarirwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ibahe umugisha. Ahita afata na wa wundi, wa mwana wundi twari turi kumwe. Ubwo uwo mukobwa baramukuriye bageza hepfo, bahitaza nagari nje wari ukurikiye kuko twari duhagaze. Ahita aho yahingukiye, uwo yahingukiyeho nawe ahita amwica, amutemba aho ngaho, nawe yitura hasi. Ubwo akitura hasi, nge nari meze nk'uwapfuye, ntago umbajije ibyari biri kuberaho. Ibyo nibyo nabonye. Hanyuma muri uwo munota, kuko Imana yari yarambwiye ko izandinda, ntago nari nzi uburyo izandindamo. Ngiye kubona hari mu kurutoki, mbona nk'iturutse ruguru yirukanka. Abandi bantu bavuza induru nyine bayirukankana. Babandi bari baraho ngaho babonye inka yirukanka ihanyuze, nabo bayirukankaho. Bayirukanse umutima urambwira ngo genda. Ndavuga ngo nca hehe? Mpagararaho gato kuko bari birukankanye inka. Umutima urambwira hari ahantu hari harunze ibitoki. Abantu batuyeza Rusumo n'ahantu bakunda, kera bakundaga kurunda ibitoki bakabirunda isiteri. Umutima urambwira ngo genda ujye munsi ya bira bitoki. Ndagenda mpita njyama munsi ya bya bitoki. Nari umwana urabyumva. Njyama munsi ya bya bitoki, nkurura icyo biti birere mbyirenza hejuru. Imana ishimwe. Imana yatugiriye neza, iradukiza, idukiza ingaruka z'ibyaha.
Bibiri ijambo ry'Imana iravuga ngo ba data bakoze ibyaha natwe twirengeye ingaruka zabo. Imana iturinde ibyaha n'ingaruka z'ibyaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma ubwo biza kuba nimugoroba umutima urambwira ngo ko nta muntu wigeze nimba baraje bakanshaka nago mbizi. Bigeze nimugoroba umutima urambwira ngo komeza ugende. Ndakomeza ndabyuka aho ngaho ndagenda. Imana ishimwe. Cye cyarageze ndakomeza ndagenda ngera ku mupaka wa Tanzania. Aho mageze nahaboneye ukuboko kw'Imana gutangaje. Ngira ngo Imana yanyerekaga nk'uko yiyeretse Abisiraheli. Hanyuma ku munsi wa gatatu ndibwira nari mageze mari urumva mbaza muri iyo misi yose nagendaga ntacyo kurya ntacyo kunywa. Ariko twabigenzaga gute? Yo wageraga ku masaka kuko amasaka yari yeze wacaga imisigati aho uryamye ugaca imisigati ukayihekenya ukanyunyuza amazi yo imisigati akakuramira ntupfe ugakomeza wagera ku gitoki gihiye ukarya. Icyo bita ibihira. Imana ishimwe yaturokoye ako kaga gakomeye. Turashimira Imana yabanye natwe muri ubwo buzima bwose. Cyeze aho ngaho bamaze iminsi 3 hanyuma ikiraro baraharasa hagwa abantu benshi ariko mbonye baharasha abantu bakajya bambuka mutima urambwira ngo ariko abantu bari kwambuka wakambukanye nabo nambuka nabo ntaza honja ndagenda mitangera ahantu bita Tanzania nahagira ubuzima bugoye. Hari urupfu rukomeye, hari indwara bita korera, hari macinya kubera kurya ibigori abantu batarabimenyereye, hari ubuzima bugoye, hari ubuzima umuntu yari ifataga ukabona arahirimye kubera inzara. Ariko ntabwo nigeze mirimo kandi narashonje bifatika. Narashonje cyane. Inzara ndayizi. Abaneza amatwi mushobora kuba mutazi inzara cyangwa bake muri mwe muyizi. Ariko inzara ndayizi. Narashonje sarira kurya ukajya ureba umuntu yakoreye akagira ngo urimo urahengereza kakubaza ngo urarunguruka iki kandi utarunguruka. Imana ishimwe yadukuye aho ngaho ikongera ikaduhereza ubuzima tukaba turiho. Gihe cyarageze turahunguka tugaruka mu Rwanda mu gihugu cyacu. Muri icyo gihugu turongera turahaba abantu barahinga bareza ubuzima burakomeza nyine. Ariko gihe ubutayu ndabukomeza nyine. Utayinda bukomeza cyane ko iki Imana yashakaga kugira ngo nzahumuriza abantu. Nabaye mu buzima bugoye mu buzima bukakaye cyane. Mwaka w'ibihumbi 2000 nihuse mwaka w'ibihumbi 2000 nagize inzara ndi muri iki gihugu cyeze abantu basarura abantu bameze neza abantu bambaye neza abantu bamaze gushira ubwoba bw'intambara. Ariko jewe inzara nari nyifite. Nahinze umusiri kugira ngo mbeho. Imana ishimwe. Nahinze umusiri ndashimira umuntu witwa Byarabatuma Theogene. Ndabizi neza kazankurikira ndamushimira yumve ko mushimiye. Muri 2005 Noheli yabaye nabuze icyo kurya. Inzara imeze nabi. Inzara iri kuvuza ubuhuha. Hanyuma mugezeho amikiro cy'ubugari. Ndamushimiye kandi yumve ko mwibuka nawe Imana imugaburire mu izina rya Yesu. Kandi byaba bimugoye Uwiteka bikureho. Haratugaburira amikiro cy'ubugari ndataha ndarya ndashimira Imana. Urumva mu 2000 kugira ngo kuri Noheli ubwo se niba umuntu agwaye ikiro cy'ubugari hari inyama ziriho hari umuceri uri hose ubwo hita wumva nyine ubundi umuntu agombaga kukirisha iki. Wagombaga kwiyeranja ugashaka umunyu n'amazi ugakozamo ubugari bukira bugacya. Turashimira Imana yatugiriye neza. Yatuvanye kurisha ubugari ubundi bugari. Hari ukuntu umuntu ashigisha igikoma ukakirisha ubugari. Ubwo ni ubuzima. Ubwo nabwo ni ubutayu. Ariko turashimira Imana yadukirije aho ngaho. Inzara yarandiye muri 2012 nari narashatse naza gushaka umugore. Murabyumva ubu ndi umugabo ndubatse mfite abana 6. Imana ishimwe. Nawe ndayishimiye. Nishimiye ko yaduhaye urubyaro
bundi nta muntu watekerezaga nk'abantu banzi bazakurikirana iki kiganiro, nta muntu watekerezaga ko naba umuntu w'umugabo, navamo umuntu muzima, navamo umuntu wo kubwira abantu ngo ni muhumure. Ntabwo byashobokaga. Nanjye ubwanjye kandi narirebaga nkabona ntibizakunda. Inshingiye aho navutse n'ubuzima nabayemo nabonaga bitakunda rwose, nabonaga bitakunda. Ariko turashimira Imana, haleluya haleluya, turashimira Imana izi kurinda abantu bayo, ikagaburira abantu, ikoroshya umusonga. Aho igejeje ikora tubaye tuyishimiye. Naje gushaka umugore rero nuko nyine ndabyara, ariko ubutayi burakomeza kuko Imana yari ifite icyo nshakamo. 2012 twagize inzara, inzara ikomeye. Damu wanjye yitwa Mukasine Devota, Imana imuhumugisha kuko azi kwihangana. Kajya kuvoma amazi akayagurisha, sherekani yaguraga amafaranga 20. Hita nawe ubyumva ubwo buzima. Ndabizi neza kazankurikira. Imana Dawidi yigeze aravuga ngo Uwiteka we utwishimisha ibyishimo bingana n'umubabaro watubabaje. Imana rwose imuhumugisha, kandi namwe abankurikiye birashoboka ko waburi mu buzima bubi, ariko Imana ikugirire neza. Imana iki gikombe, umugani w'umukozi w'Imana, iki gikombe cy'ibidandabiranye, Imana ikigukureho mu izina rya Yesu. Kajya avoma amazi akayagurisha biranga, akajya asenya inkwi akazigurisha. Ubuzima bukomeza kutugora, buratubabaza cyane. Isi iradukanda, ariko turashimira Imana yakomeje kugenda ibana natwe muri ubwo buzima bwose. Muri iyo nzira y'ibizigu niho twahereye mu ijambo rivuga, ijambo Dawidi yavuze ngo ariko nziriki. Nta kindi kintu Imana yazizaga Dawidi, ahubwo agira ngo imwigishe kugira ngo azabe umuhanga. Ubwo buzima rero bwaratubabaje cyane, buradukanda, ariko turashimira Imana yagiye yoroshya imisonga. Gihe cyarageze rero Imana itugirira neza, tuzana mu mujyi wa Kigali, turaza natwe dutura i Kigali nyine. Hanyuma turiga natwe twicara ku ntebe y'ishuri nk'abandi, turanarangiza baduhereza na diplome. Natwe Imana itugirira icyizere. Turashimira Imana iyo nzira zose twanyuzemo, yuko Imana itemeye ko dupfa itari yatugeza ku mugambi wayo. Imana ishimwe. Natwe tugirirwa icyizere, Imana iradutoranya. Bundi ushingiye ku ijambo ry'Imana, urebye mu bihe bya kera, ntago twari abantu bo kwegera hera, ntago twari abantu bo gutoranywa, ariko kubera amaraso ya Yesu yaratwemeye. Imana ishimwe ko yatwemeye, natwe tugirirwa icyizere, hanyuma turatoranywa, duhinduka abakozi b'Imana, none turabashumba. Ndagira ngo nkubwire rero nshuti mwene data, muvandimwe, nagira ngo nkubwire ngo nuhumure. Aho uri hose, ku rwego uriho rwose, nagira ngo nkubwire ngo nta hantu haba Imana itagukura, nta n'ahantu heza itakugeza. Dushingiye ku byo twabonye, turi abagabo bo guhamya yuko nta hantu heza hariho Imana itakugeza. Imana ishimwe. Negereza ku musozo, nagira ngo mbabwire muri ubwo buzima bwose, muri iyo nzira y'ibizigu, muri ubwo bubabare, nta muntu watekerezaga ko azicara hano ngo akubwire ngo humura. Ni nk'uko nawe bishoboka, cyane cyane abaneza amatwi, urebye ubuzima urimo, ubuzima budafite icyerekezo, ariko nakubwiye ngo humura. Imana icyazanye Yesu ni ugushaka no gukiza icyari cyazimiye, kandi Yesu ni wowe yaziye kugira ngo aguture umutwaro, akuruhure iyo miruho, akuvaneho izo karande, mbese mu yandi magambo aguteturure. Imana iguhumugisha. Dawidi ngaravuga ngo ariko nziriki. Yonatani aramubwira ati humura, ukuboko kwa data nikuzagushyikira. Imana ishimwe, kandi uzaba umwami wa Isiraheli. Ndashaka kukubwira nshuti muvandimwe, ntacyo uzaba. Humura kandi ukomere, icyaha nicyo bugome, kandi ibyaha nibyo bikenya. Aho uri hose rero, uri mu byaha, va mu byaha, wizere Imana, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, ibindi byose birashoboka. Imana ibaha umugisha. Reka nsoreze aha ngaha. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.
umuntu wese uzakurikira buno buhamya Imana izamuha umugisha. Kandi rwose nongere mbabwire umuntu wadukenera akumva hari icyo twamufasha, reka tumuhe inomero yacu ni 078 36 92 800. Imana bagirire neza shuti bene data abanyumva mwese bakurikira kino kinyamakuru. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Mana, turagushimiye ko ushobora byose, turagushimiye kuri Imana yumva, watuvanye ahantu habi Iratubwira kwa makiri. Natwe turagushimiye, dushingiye aho watuvanye naho tugejeje ubu, dufite icyizere cy'ejo hazaza. Nuhabwe icyubahiro rero, kandi ufashe n'abanyamakuru ndetse n'iki kinyamakuru aho kizagera hose kizabwiriza ubutumwa bwiza. Ufashe abashyizeho uyu murongo, ubaha umugisha. Urakoze rero, nubane natwe kandi tugire neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.